Ndabasuza mwese bakunzi ba Jordan the Cat. Uyu munsi nabazaniye Papa Cyangwe, noneho Papa Cyangwe afite ibintu byinshi agomba kutubwira. Ewana, ibintu ugomba kutubwira ibintu byinshi cyane rwose, ni byinshi. Ese Papa Cyangwe, mu ndirimbo yawe duherutse kumva uvuga ngo hari umuntu bigeze gufunga, si byo se? Bidusobanurireho gato twumve. Ariko Papa Cyangwe warasaze. Mbese wajya usubiza ibyo umuntu akubajije? Ibyo bintu njye nigeze mbikubaza. Kiwerewere nothing. Mbwira ibyo nkubajije ureke ubugoryi. Yesu! Afatiwe i Kigali mu masaha akuze, atwaye imodoka ngo yanasinze. Kopi z'i Kigali zimubajije, Nyamusore umva uko yabasubije. Ngo erega siteti nuko dutwara. Siteti nuko batwara? Njyewe nahita nanakirukana gisubire muri siteti nimba ari uko batwara. Yesu! Twe hano dukurikiza amategeko. Kumva, siteti nuko batwara. Toka! Muri siteti. Papa Cyangwe duheruka kumva hari umuhanzi wigeze kuvugaho ngo kurapa muri iyi minsi biramunaniye. None se wabaruka ukadusobanura aho hantu rwose, dukeneye ubusobanuro bwaho, si byo se? Tubabura udusobanurire rwose, si byo se? Tubabare rwose, tugusabye imbabazi, dusobanurire. Kurapa mw'iyi minsi ko binaniwe, ukaba werekeje gukora firigo. Ese umuziki ntukibamo umufungo? Kwihangira umurimo. Amaji the Black, nothing. Yesu! Bushari, nothing. Yesu! Sky2, nothing. Yesu! Papa Cyangwe umenyana nabineyemo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.